Aha, muraho neza, muraho ni amahoro, amakuru, nizere ko mumeze neza, murakoze cyane. Uyu munsi rero ni agashya, uyu munsi ni agashya, sapurayizi. Uyu munsi ni iki? Ni agashya. Ni agashya kubera ko uyu munsi turiga, ndishimye, nabanje kubabaza ese mumeze neza? Kandi nizeye ko mumeze neza, sibyo? Murakoze cyane, nizeye ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi ndishimye kugaruka ngo twige, sibyo? Tugiye kwiga Ikinyarwanda, muti gute? Haba uyu munsi turiga Ikinyarwanda gusa, turavuga Ikinyarwanda gusa, ntabwo tuvangamo byinshi cyane, no, turiga Ikinyarwanda gusa. Wow, ndashaka abantu baze tuvuge Ikinyarwanda cyonyine, cyonyine. From there uraza kugira gute? Uraza kwisuzuma, kwiyumva, uti umuntu arimo avuga Ikinyarwanda gusa numva iki? Nkuramo iki? What can I get from there? When someone is speaking only Kinyarwanda. Yes? Aha, twagiye. Tugitangira rero, hari isomo ry'umunsi rirakwereka uburyo ushobora, hari ibintu ugomba kwikuramo kugira ngo umenye ururimi. Uyu munsi turavuga ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Hari ibintu ugomba kwikuramo. Some things you need to avoid in order to learn well Kinyarwanda and to speak it well and to feel it. Yes, ibintu ugomba kwirinda, kwikuramo kugira ngo umenye Ikinyarwanda cyangwa se uvuge Ikinyarwanda, wongere vocabulary zawe mu Kinyarwanda. Iminsi ngahe witage tuvuga uti nzaba ndimo mvuga Ikinyarwanda, mvugana n'abandi bantu Ikinyarwanda. Okay? Icyambere, hari umuntu ushaka kuvuga ati sinakwirirwa nigora, sinakwirirwa nirushya ngo ndege Ikinyarwanda kuko sinakimenya. Sinakwirirwa nigora, sinakwirirwa nirushya ngo ndege Ikinyarwanda kuko sinakimenya. I can't try. It is only to waste my time. I can't learn, I can't speak it, I can't. It is, ukumva ibyo bintu bikurimo, ukavuga ngo ntago nakwirirwa rwose mbigerageza. No. Stop it. Niba ushaka, urumva ukunda Ikinyarwanda, ukumva ushaka kukimenya, ibyo bintu bihagarike. Bihagarike, stop it. Stop saying I can't try, I can't, no, I can't speak, I can't, I can't, bireke. Ivane mu bwoba, just you speak, just you learn, just you ask, just you do practice. You can make mistakes, but mistakes is not. It is not a barrier. Just you speak. Wowe vuga Ikinyarwanda niba ugikunda, kivuge. Nugira amahirwe ugahura nanjye, I'm there. Come and talk. Ndagufasha tukivuge. Hanyuma ukimenye. Nugira amahirwe ugahura n'undi muntu nawe uvuga Ikinyarwanda, just talk. Make mistakes or not, no problem. Wowe ishyiremo ko wabishobora, sibyo? Icyo ni icyambere. Yego, urabinyemereye, ugiye kujya wumva ko wabishobora. Yes, don't be shy. Vuga. Nushaka gukora amakosa nta kibazo, niko biza. Ejo cyangwa ejo bundi uzavuga neza Ikinyarwanda. No kugeza hanze ko muri kunyumva mu Kinyarwanda. Sibyo? Urakoze cyane. Icya kabiri, hari
hari umuntu uvuga ngo ikinyarwanda cyanjye ntikibaho, ikinyarwanda cyanjye ntikibaho, ni amakosa gusa, ni gike, ntacyo nzi, reka na mwaramutse sinzi kuyivuga, niyo mvuze ngo mwaramutse, ukumva ibyo bintu ukumva ntibibaho, ukumva reka da, no, ibyo ntacyo bitwaye, ibyo ntacyo bitwaye, just talk, niba ari mwaramutse, uko wabivuga kose, just talk. Ejo uzamenya avuga mwaramutse neza nk'uko nanjye ndimo yivuga, ejo uzaba uri kuvuga ngo mwaramutse, kwa kundi bavuga ngo mwaruwe, ejo uzavuga ngo mwiriwe neza, just talk. Yes. Ikinyarwanda cyanjye giteye ubwoba, ikinyarwanda cyanjye ntikibaho, uwakumva nkivuze yakumirwa, reka da, ntabwo twumirwa n'iki, just talk. Ngwino tuvugane, njye ndabizi neza ko urimo wiga, yes, ndabizi neza ko urimo wiga, niba urimo wiga, when you learn you make mistakes, yes, it's not a sin, we learn from mistakes, I know, you know, okay, we learn from mistakes, thank you. Icyo ni icya kabiri ugomba kwikuramo, sibyo? Icya gatatu, sinashobora kumva umuntu uvuga ikinyarwanda gusa, sinanakwirirwa mutega amatwi, ntago nakumva umuntu uri kuvuga ikinyarwanda gusa ngo nirirwe mutega amatwi, ukumva ni ibintu byakugiyemo, wakumva umuntu abantu bari kuvuga ikinyarwanda gusa ugahita uhunga, no, come and join, from there you learn, uraza kwiga, kandi ntabwo ushobora kugenda nta kintu n'iki kimwe wumvise, ntabwo bishoboka, waratangiranye nanjye twiga ikinyarwanda, ntabwo bishoboka, byanze bikunze hari ikintu wakumva abantu bari kuvuga ikinyarwanda gusa, sibyo? Hari ikintu wakumva abantu bari kuvuga ikinyarwanda gusa, I know we, niba hagarara hari ari babiri, ari batatu bakavuga ikinyarwanda, ukaza uri uwa kane, come and join, that is a chance, opportunity there, yes, listen to them, and sometimes ask some questions, what do you mean by this word, what do you mean, what's the meaning of the word there, for example, abantu basanzwe bavuga bati byari bishimishije cyane, byari ibirori byiza biryoshye, yes, wow, there, byari bishimishije cyane, barakubwira bati the meaning of byari bishimishije cyane, it was very very, we were very enjoying, we were enjoying very well, it was very very nice, yes, byari bishimishije cyane, uhise ubimenya, uhise ubyumva, kandi baba baravuga ikinyarwanda, wenda iryo jambo rero ryari rigize gute rikugora, none urabimenya, from there you are learning, step by step, you are learning, yes, wikwishyira murongo, abantu bari kuvuga ikinyarwanda gusa ntabwo nabumva, reka da, abantu bari kuvuga ikinyarwanda gusa ntabwo nabashobora, nta kintu nakumvamo, no, wabashobora, wagira gute, wabashobora, yes, wabishobora, wabyumva, iki ni icya gatatu ugomba kugira gute,
avoid saying I can't hear from those ones who are speaking only Kinyarwanda. You can't join them. No, join. Go and join. Wabyumva wogenda ubyumva gake gake. This is a very nice opportunity. Yes. Icyo ni icya gatatu. Icya kane. Hari umuntu uvuga ngo buri gihe nkora amakosa mu Kinyarwanda. Buri gihe nkora amakosa iyo ndi kuvuga Ikinyarwanda. Cyangwa se buri gihe nkora amakosa sinzi no kwandika Ikinyarwanda. Yes. Buri gihe nkora amakosa. Buri gihe ndavuga bakambwira ngo nakoze bande. Niyo bakubwiye ngo uri gukora amakosa ariko bahita bakubwira ibizima. Bahita bakubwira ibiri byo. Yes. Bivuge. Witinya amakosa. Kuki utinya amakosa? Kandi ushaka kwiga. Erega niba waragize amahirwe ukaba uri mu gihugu cy'u Rwanda. Iga Ikinyarwanda, my friend. Kige. Urajya mu isoko ukoresha Ikinyarwanda. Uhahe utuntu twawe neza. Wow. Mu Kinyarwanda. Everything buy it in Kinyarwanda. That is very nice. Urajya gusenga. Ushaka kujya gusenga wenda ushaka kujya gusenga kuko mu ma churches bashobora gukoresha indimi zitandukanye. Bashobora kugira part of English, part of French, part of Kiswahili, part of Kinyarwanda, ariko jyana n'Abanyarwanda. Ushaka kuba ufite inshuti z'Abanyarwanda zikajya gusenga mu Kinyarwanda. Jyana nabo. Join them. Yes. Join them and pray. Yes. Uratega amatwi gahoro gahoro ubarebe uko basubiza uko baririmba. Do you know how those songs in Kinyarwanda are very very nice? Do you know how to sing in Kinyarwanda? Baririmba umve biraryoshye. Wenda bimwe nturi bubyumva ariko gahoro gahoro from your habit. Yes. Every day. Yes. You will learn and you will speak and you will understand Kinyarwanda. Urajya mu isoko, urajya gusenga. Urajya kwa muganga. Urajya kuri stade mu birori byabaye. Urajya mu nama. Urahura n'Abanyarwanda, urahura n'abavuga Ikinyarwanda, baragusobanurira mu Kinyarwanda. Gahoro gahoro, slowly please. You are increasing your vocabulary. Yes. Please. Icyo kintu yo ngo nkora amakosa ngiyo ndi kuvuga Ikinyarwanda. No. Nta kibazo. Yes. Nsuhuje someone who is telling me every day. Umeze ute? Nta kibazo. Wow. Ndabikunda. Yari bambwira ngo nta kibazo. Yes. Nta kibazo. Yes. Yes. She knows herself. Every day she tells me, nta kibazo. Umeze ute? Nta kibazo. Meze neza nta kibazo. Oh, wow. Ari marika. Ejo azaba arivuga ngo meze neza nta kibazo. Wabyumvise? So, wivuga ngo nkora amakosa. Icyo ni ikintu cya kane ugomba kugira ute? Kwirinda. Don't say it. Nta kibazo. Wivuga ngo nkora amakosa. Oya. Gukora amakosa nta kibazo. We learn through mistakes. Yes. We learn through making mistakes. Wivuga ngo nkora amakosa. Guteze. Nta kibazo. Vuga. Just talk. Vuga. Please. Vuga. I need to hear from you talking. Yes. Wow. Hari ikindi kintu cya gatanu.
none se ngo kuki ngiye ntabasha kuvuga ikinyarwanda nihuta nk'abandi, none se ngo ngiye sinabasha kuvuga ikinyarwanda nihutana nk'abandi se, ngo mba ndimo mfata ijambo rimwe ngo mfate irindi ngo gusa uri kumva ngo birambabaza. No, kikubabaza you are learning. Twese none se uzareba akana iyo kagize gute, iyo kavutse nta rurimi kaba kazi, nta rurimi kaba kagize gute, kaba kazi. kandi nkeka ko mwe twese twize ko umwana avuga ururimi rw'igihugu yavukiyemo, umwana avuga ururimi rw'igihugu yavukiyemo, umwana avuga ururimi rw'abantu bari kumwe, abantu bari kumwe nawe ururimi bavuga nirwo azavuga. Ntabwo uzambwira ngo navukiye muri England, navukiye muri France, navukiye muri Tanzania, navukiye muri Espagne, ngo none ngiye ngo mpavukiye ngo singomba kuvuga ngo icyesipanyolo ngo ndavuga ikinyarwanda, ngo singomba kuvuga icyongereza ngo ndavuga ikinyarwanda. Wavukiye mu bavuga icyongereza ntabwo wavuga ikinyarwanda, uzavuga icyongereza nibwo umunyarwanda wavukiye mu Bwongereza. Yes, ururimi rw'aho uvukiye rw'abantu muri kumwe nirwo uvuga, niyo waba uri white color, black color, aho waba uri nuko bizagenda. Sumva abanyafurika bavukiye muri Amerika, they are now American in English because of what? Because of those ones they are with, they are together. Yes, ubwo rero akana niba kavuka katazi kuvuga, kakagenda kavuga buhoro. Ndabikunda cyane kubona akana gatangira kwiga kuvuga. Nawe urabikunda nkanjye? Yes, iyo gatangira kuvuga kavuga ijambo rimwe wenda gashaka kuba kazi kuvuga ngo dadi, gusa dadi, kandi kakagukominika, kakakuvugisha, ukabona karakora ibindi bintu ariko kazi kuvuga dadi gusa, cyangwa kazi kuvuga mami. Kagatangira kubona amazina y'utundi twana, haba hari akana gafite izina kagatangira gukuramo izina ryako, karivuga nabi ariko iyo kabivuze tukamenya ko kavuze rya zina rya mwana. So communication. Wivuga rero ngo kuki se ngewe ngo ntabasha kuvuga nihuta, ntabasha kuvuga ikinyarwanda nihuta nk'abandi, ubwo se uri kumva uri kumva najya mu bandi? No, jyayo uvuge slow like that baby. Yes, gake buhoro slowly, amagambo yawe azagira agenda afata speed. Uvuge ikinyarwanda neza, please talk. Icyo ni ikintu cya 6 ugomba kwikuramo, kuba utihuta mu kuvuga ikinyarwanda. Ntabwo byakubera barrier yo kuvuga ngo sinshaka kongera no kumva bakivuga. Oya, genda ujyeyo uvuge gahoro uko ubishoboye, nabo baragufasha, barabizi kuri mu wiga, sibyo? Yes, because me too byambagaho nkumva sinshaka kumva abantu bari kuvuga ikigande. Reka mba experience abantu bari kuvuga ururimi Ruganda, bumva mana we ahubwo se banangiye ni ibiki noneho, ururimi ni bwoko ki, ni ibiki? Yes, that's my experience. Mwumva barasobekeranya ibintu, mwumva bamwe barabivuga wagira ngo birabagoye. So there, nkahunga rimwe nza kwegera umuntu avuga ko se buriya mwebwe mwamwumva biriya bintu bavuga, ese mwe mubivuga mwamwumva icyo bisobanura? Yes, ntabwo ati nk'uko uvuga ikinyarwanda abantu ukumva nyine ko iyo communication ukumva ni very clear, n'abandi nuko ntabwo basuzanyisha amagambo 1, 2, 3 wenda mumenye nk'amagambo 5 ya Ruganda numva. Yes, ariko ubu narayamenye, namenye muebare bivuga ngo murakoze. Yes,
mwebare, or webare, ngira ngo yes webare, uri umwe, mwebare ni benshi. namenye wasoza utya. Yes, if I'm making a mistake, please pardon. Wasoza utya, bivuga ngo mwaramutse. Yes, cyo ni ikiganda, ni uruganda. Yes, hari n'irindi namenye, hari magambo namenye ayo nangahe maze kuvuga. Ndashaka kwiga ikigande, please teach me. I need to learn Luganda. Reka numve ko hari ibindi nibuka. Umugaga, umukire. Yes. Okay, reka ndekeraho, nzabaza mfata amasomo neza. Okay, ariko please I need to learn Luganda. Thank you. Okay, my experience, natinyaga no kumva naho umuntu yavuga ijambo rimwe y'ikigande, ariko uyu munsi sigaye mbikunda, mba numva nshaka kubyumva aho babivuga kugira nkuremo other vocabularies. Yes, because naje kubona ko kubitinya no, ntabwo reka njye numva, njye Imana nkagira amahirwe ngiye umuntu amfasha mbwire tundi tuntu ngatungana. I'm telling you that, let me take a target. This new coming year, I'll be able to talk. Yes, to speak some Luganda. Yes, my target there. So iyo rero yari indi ngingo ya kangahe, ya karindwi ugomba kwikuramo. Ikuramo ngo sinihuta, ngo ya gatandatu ngo singira gute, ngo sinihuta nk'abandi, ngo ndavuga ikinyarwanda gukeya, ngo ndatinda. Wapi. Ngo ntabwo nihuta. Wapi. Wabishobora rwose. Okay, hari ikindi kintu ugomba kwirinda rero. Ugasanga muravuga ngo ikinyarwanda kirakomeye we, ngo kirakomeye we, it is very hard. What? No, ibyo bintu mbabarira, stop it from now. Ngo kirakomeye we, ikinyarwanda kirakomeye cyane we. Gute se? Ntabwo gikomeye? No? Nese ntitukivuga, nenda twakivugiye mu ndabyemera. Ako se uzi ko hari abantu bavuga neza ikinyarwanda kandi batakivukiyemo, basigaye bavuga neza ikinyarwanda, ye mpura nabo reka neko kuvuga, ariko ndagusubuje cyane ukuntu tuvugana neza ikinyarwanda kandi rwose uri umugande, aho ruri muri iyo mbasise wimenya. Tuvugana neza ikinyarwanda ukancira imigani mu kinyarwanda, ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Akambwira ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ngo dore ngo kanaka ibintu byamubayeho ngo kubera kutumva. Kandi uri umuganda. Wow, congratulations. Congratulations to you. Avuga neza ikinyarwanda kandi ntabwo ari umunyarwanda nzi mugande please, ariko avuga neza ikinyarwanda, turavuga ukagira ngo twese turi abanyarwanda. Wow, ikinyarwanda kirakomera we. Wapi. Vanaho, stop saying. Ntabwo ikinyarwanda gikomera rwose, kikuremo. Urumva, wowe wishyiremo ko bishoboka, icyo gusa wishyiremo ko bishoboka.
se kirakomera abandi se bagishobora? Kirakomera gute abandi ko bagishobora, ko bakize barimo bakivuga buri munsi, buri munsi barakivuga. Uri kumva? So iyo ngingo nayo yikuremo rwose, we komeza kwishyiraho ngo ikinyarwanda kirakomera. Reka uzajya mu isoko, uzahaha, uzajya mu nama, uzajya kwa muganga, uzajya gusenga, uzajya kuvuza umwana, wivugire ikinyarwanda cyiza rwose, sibyo? Abantu ntabwo bari gusa kusaba, wivugire neza ikinyarwanda, sibyo? Yego. Bakoze cyane. Hari iyindi ngingo rero sasa ugomba kujya gute kwikuramo. Hari iyindi ngingo ugomba kujya gute kwirinda. Gute ugasanga umuntu aravuga ngo sinakumva ngo movie, ngo sinareba movie y'ikinyarwanda, movie film, ngo sinareba filime mu kinyarwanda, ngo bara sinakumva n'iki, ngo se ngo televiziyo ngo mu kinyarwanda ngo nayireba, televiziyo ngo nayireba se ngo mwumve iki se? Reka da, ibyo bintu nabyo byikuremo. Ngo ntabwo nareba televiziyo mu kinyarwanda, ngo nakumvamo iki se? No, movies in Kinyarwanda, it is very very helpful. Fata movie y'ikinyarwanda uyumve, uyirebe, wumve ibyo bavuga ko bijyana n'ibyo barimo bakora. From there you are learning. Very nice. Yes. Ahubwo zikunde, ubyumve. Bari mu bintu vocabularies, aho ngaho uramasteringa neza, ubwo ntukajya nawe ubikina, ubivuga, ubibwira abandi, ukabyumva. Hano hari n'uburyo iba ihari iri na translated in English, asanga nawe barekera mu kinyarwanda ariko hasi hari aho bagiye bashyiramo n'akongereza. Hariya ni very helpful. Uramasteringa, wow, akabivuga ukabisubiramo, ukabyumva, icyo utumvise ukagisubiramo, icyo utumvise ukareba kuri translation there. Ubundi hasigaye ukaba uri muriga rwose. Gusa nareba mu y'ikinyarwanda, wayireba pe, kandi ikakuryohera. Yes, urakoze cyane. Nizere ko aho hantu turi kumwe. Ibyo kubijyamo ngo ntiwareba mu kinyarwanda, ngo ntiwasumva, ngo ntiwazireba, ngo ntiwagira televiziyo makuru mu kinyarwanda, jya hariyo ubirebe. Nzi neza yuko ntabwo bashobora kurangiza kuvuga tumvisemo ibintu bikeya. Twaratangira iriga, ndabizi ko n'ubu muri kunyumva, I know we muri kunyumva, sibyo? Kuko buriya aratanguze gushyira hasi muri commentaire ibyo mwagiye mwumva, biraza kuryohera. Shyira hasi muri commentaire uti wow, numvise ibi, namenye gutya, ngiye gutinyuka mvuge wow, nice. Nzi ko muri kunyumva kandi neza. So ufashe icyo kinyobwa ngo ntiwareba movie y'ikinyarwanda, ukikuremo. Yes. Thank you so much. Urakoze cyane. Hari ikindi rero abantu bajya bishyira ngo ndisaziye, I'm so old now, I can't learn other language. Yes. What? No, ndisaziye, ntabwo najya kwiga izindi ndimi. Ndisaziye gute se? Ururimi icyambere ni mu mutwe. Kavuga uti baravuga kandi ndaza kumva, reka ngende muvugisha, ukatrayinga ukamuvugisha akagusubiza bikaza. Ururimi ni ikintu utavuga ngo ndirirwa nicaye ku ntebe ngo mfata imyaka 6. Reka da, kuvuga wenda grammar no guhimba imivugo n'ibisigo n'amapoem wenda uzajya ku ntebe y'ishuri, ariko se kuvuga
kuvuga birasaba intebe y'ishuri imyaka 5-6 no kuko nzi neza ko nabo twatangiranye hashize amezi angahe nzi neza ko uyu munsi ari kunyumva turi kwigana pe tukajyana kandi wenda tutanabikora buri munsi cyane rimwe na rimwe duhura kujya kuri cano ariko akahakura vocabulary agenda agakoresha mu isoko kwa muganga n'ahantu yes ndisazi ndasinakwiga urundi rurimi stop it please stop wakwiga imyaka yose ufite wakwiga ururimi hari abajya batera urwenya bavuga ngo igifaransa ntabwo wakiga ushaje ngo hari ibintu bidashoboka yes you can't learn French when you are now getting old is it true I don't know ngo ntabwo wakwiga igifaransa ukuze ariko numva icyo bavuga gusa numva icyo bavuga cyonyine hari icyongereza ngo wakiga izindi ndimi waziga igifaransa ngo wapi hako ntabwo nemeranywa nabo ntabwo mbyemera nemera ko ufite ubushake ufite imbaraga ukagira umuhate nemera ko icyambere ari mindset wakiga yes type étudier ça type parler yes wabishobora ukuri wabishobora cyambere niki ni mindset mind yawe kuvuga ngo bishyizemo bisetinzemo ngiye kwiga igifaransa kandi mfite imyaka 40 wakiga ngiye kwiga igifaransa mfite imyaka 50 wakiga ngiye kwiga icyongereza mfite imyaka 60 wakiga ururimi token please ibyo bintu nawe nizeye ko bitakurimo stop it from now umve ko ururimi rwose ushaka warwiga kandi ukarumenya ukaruvuga neza yes thank you so much hari ikindi kintu rero ugomba kugira gute kwikuramo ngo nizi ikinyarwanda imyaka myinshi ngo none sindakimenya ngo kiracyari gike wize ikinyarwanda imyaka ingahe tuvugishije ukuri bakize imyaka ingahe none nturakimenya mbwira tuvugishije ukuri ngo nize ikinyarwanda imyaka myinshi ngo none sindakimenya uratubeshye ahubwo navuga uti mbaye mu Rwanda imyaka myinshi none sindamenye ikinyarwanda kuba mu Rwanda no kwiga ikinyarwanda biratandukanye ushaka kuza ukaba mu Rwanda ukaba umaze imyaka 15 ariko you are there you keep quiet you don't talk you don't join those who are speaking Kinyarwanda you are there alone only speaking your own language your native one Swat is English or Luganda or Kiswahili or French or you are there with your own language you don't need to learn Kinyarwanda so there iyo myaka yose umaze mu Rwanda uzayimara pe yewe uzarinda unahasaza cyangwa wimuke nta Kinyarwanda umenye kubera iki you can't learn any language without talking you can't learn a new language without talking you can't hearing only you can't language is a practice is doing practice just talk okay ntutavuga ntabwo wabimenya imyaka yose waba umaze naro wivuga ngo nize ikinyarwanda imyaka myinshi ngo none ntabwo nize ntabwo wakize ahubwo warahabaye kuhaba rero bitandukanye no kwiga am I right no niba uri mu Rwanda umwaka umwe tangira uvuga uti hakodi watangira kuvuga ikinyarwanda watangira kurema
tujya tuvuga ikinyarwanda. Batinya kujya njyana n'umuntu mu isoko tukavuga mu kinyarwanda, nkumva ukuntu bahaha mu kinyarwanda, wumve neza ko ntabwo ushaka kumara umwaka ibyo bintu utarabimenya. You can't. Umwaka se ubwo wose iyo wabihize muri tageti zawe, amezi 2 arahagije. Yes. Ngo reba imyaka yose maze mu kwiga ikinyarwanda, ngo cyarananiye, ntabwo bishoboka. Stop. Ukomeza kuvuga rwose ngo umaze imyaka myinshi wiga ikinyarwanda ngo oya, kuri oya. Ntabwo ndabikwemera kuko n'ikimenyamenya abo twatangiranye. Uyu munsi turaganira, yes, turaganira gake gakeya. Sinabaga wanubwira ngo takibazo. Yes. Twavuze communication iba yatambutse. Takibazo. Meze neza takibazo. Wow. Ariko twavuze. Twaganiriye. Tugaseka. Wow. Communication. Vuga urebe ko bitaza. Uzivuga ngo uyizi ikinyarwanda imyaka myinshi urane ngo cyarakunaniye. Happy. Aho ndavuze ngo ukongera ugatangira ngo nk'ikinyarwanda ngo kirakomeye we, ngo mu ndimi zose nzi ngo namenye ikinyarwanda ngo cyo gikomeye. Nicyo gikomeye mu zindi ndimi zose, ikinyarwanda nicyo gikomeye guteze gute? Uzi ikinyarwanda gikomeye kurusha igifaransa? Uzi ikinyarwanda gikomeye kurusha ikigande? Uzi ikinyarwanda gikomeye kurusha mu zindi ndimi zose, ikinyarwanda nicyo gikomeye? Apana, oya, no, ntabwo bishoboka. Kuko n'ikimenyimenyi hari abantu batangiye kuvuga ikinyarwanda bakimenya umwaka utararangira. Uyu munsi nta nubwo wabasha no gupfa kumutandukanya n'umunyarwanda aravuga ikinyarwanda. Wow. Kandi aticaye ku ntebe y'ishuri umunsi urangirije afata undi, kuvugana n'abandi gutya, practice only that. Ko yabishyize muri mind ye, yabishyize mu mutwe we, arashaka kubimenya, none arabizi. Ubwo icyo gihe rero yifuza ngo mu ndimi zindi nzi ikinyarwanda cyo gikomeye, buriya wagize uturere guca abandi intege, ugasanga nabo baratinya. Kandi pe kuri ikinyarwanda kiroroshye cyane. Yeah. Stop it. Stop saying ikinyarwanda kirakomeye. Stop saying it. Okay? So hari ikindi ugomba kujya gute kwirinda. Gutangira ukavuga ngo I will try. Nzagerageza kwiga ikinyarwanda. Yewe nzagerageza. Uzagerageza se ryari? Now this is the real time to start learning Kinyarwanda. This is the real time. Yes, a real time to learn Kinyarwanda. Ubu tuvugana nicyo gihe cyo gutangira sasa. Tukavuga ikinyarwanda. Akubundi kuki ntajya numva mpamagara ngo uretse twige ikinyarwanda koko. Niba wumva koko wumva kigukomereye. Shyira muri commentaire hari akushaka kwiga ikinyarwanda bisiriye. Ubundi ngiye nkwereke kumita umenye ikinyarwanda. Wow. Yes. Yego. Tangira none. Don't say I will try. No. Don't say I will try. Ntabwo mbishaka kuvuga ngo I will try. Gute se? Iga ikinyarwanda from now. Vuga ngo now I'm running. Nibyo nshaka kuvuga. Sibyo rata? Ndimo ndiga ikinyarwanda ubu ngubu. Teacher Claire aramfasha. Ningira ikibazo aramfasha. Ninumva ijambo ntaryumva ndamubaza. Ninjya mu isoko ndamubaza. Uko babaza ibiciro ndamubaza.
ku kintu cyitwa ndamubaza. Ushobora no kumbaza uri mu isoko wagiye wenyine ukahamagara kuri telefone, hi Claire, hi, how can I buy some what some fish, how can I buy some fish, I need to buy a fish, how can I say it in Kinyarwanda? And I tell you, babwire ngo ndashaka ifi, ndashaka ifi, wow, ndashaka ifi, babwire ngo ndashaka ifi. Yes, how can I ask how can I ask price of that fish? Babaze ngo iyi fi nangahe, iyi fi nangahe. Babaze, ask them, iyi fi nangahe. Yes, so they can say it is now 10,000. They are saying it is 10,000. How much money there? In Kinyarwanda, 10,000, it is ibihumbi icumi. Ibihumbi icumi. They are saying ibihumbi icumi. They are saying ibihumbi icumi. How much money there? It is 10,000. Ibihumbi icumi. So from there, you can't forget that place in Kinyarwanda. You can't, never. You can't. Urabifashe birarangiye, uzi neza ko ubabaza ngo ifi nangahe, bakakubwira ngo ni ibihumbi icumi, ukishyura 10,000. Ugurize birarangiye. Yes, you are learning through practice. Yes. So rero rwose mbabarira, we kuzongera kwanga Ikinyarwanda ngo kirakomeye ngo I will try, reka. Try now. This is the real time. Okay? Urakaze cyane. So, please, nizere ko turi kumwe. Noneho ikindi kintu ugomba kwirinda. Kuvuga ngo it is impossible. Impossible. It is impossible. Impossible. Kumenya Ikinyarwanda ntibishoboka. Yego ko. Stop it. Impossible. Koko. Impossible. Gute impossible. Tukivuga. Bakivuga. Wenda genda mu Rwanda. And I'm very proud of it. Wenda ndakivuga nakivukiyemo ndabyemera. Ariko se bariya bakivuga abandi si abana. Bariya batakivukiyemo bakivuga si abana. Nzafashe rimwe nzakorana Ikinyarwanda, nzakorane video n'umuntu utaravukiye mu Kinyarwanda uri kuvuga Ikinyarwanda neza. Wese nzamutumira rimwe tuganire mwumve. Mwumve uko navuga Ikinyarwanda we neza sasa sana. Mwumve mumutega amatwi. Uzatavuga ngo tuvuge Ikinyarwanda ni sawa cyane kirigika we. Ayo mahirwe se nzayagira de, nzamubaza anyemerere mu kwira waje tugakorana ikiganiro mu Kinyarwanda. Ubundi urebe wirebera ukuntu akivuga neza imeze nk'ingana. Wirebera ukuntu akivuga neza. Twumvikane. Ntuzevuga ngo it is impossible. Ntabwo bishoboka. Ngo ntibishoboka ko nakuvuga Ikinyarwanda. Ngo ntibishoboka ko umuntu yakuvuga Ikinyarwanda ngo akimenye gute se? Mari, I'm here to help you. Please, I'm here for you. Come and learn with me. Learn with me. Learn Kinyarwanda with the teacher Claire. Okay? Yes, teacher Claire, I'm there to help you. Kwiga Ikinyarwanda rero birashoboka. Birashoboka cyane. Uzantumire. Nze tujyane mu isoko. Tumaremo nk'amasaha 3 dukoresha Ikinyarwanda. Mwereka buri kintu cyose, mbaza igiciro nawe ubisubiramo baguha tugenda paka. I'm ready to help you. Very nice. Nditeguye kujya gute kugufasha no mu isoko naza tukajyana.
ariko kwa muganga naza tukajyana, ariko mu nama ahantu hose naza tukajyana, ukumva uryohewe n'iki, ururimi rw'iki, rw'ikinyarwanda. Very nice. It is very very nice. Koma mwumva yankivuga bitaryoshye, ntibiryoshye cyane, ngize ukuri. Ubu rero turi kumwe tugaseka, tugatera urwenya, tugaseka, tukavuga, tugaseka, wakumva waryohewe cyane. Uriyima amahirwe, wagize amahirwe yo kuba mu Rwanda, ariko ntabwo uryohewe no kuba mu Rwanda kubera ururimi rw'ikinyarwanda. Urashaka iteka guhura n'abantu mwumva ururimi, muvuga ururimi kimwe, urashaka iteka guhura iyo ugize imana ukabona umuntu uvuga icyongereza, it is a very nice chance. Only English, why? Only French, why? Only Kiswahili, why? Nutababona uririrwa wakonje wabuze umuntu muvuga, kandi abantu benshi bari kumwe nawe murabana, ariko wakonje ntushobora kuvuga kubera ikibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda. Guteze uri mu Rwanda, babarira uri ikinyarwanda, ubundi uryoherwe n'u Rwanda, uryoherwe no kuba mu Rwanda, sheri, sibyo? Thank you so much. No, hariho n'umuntu ugasanga afite kuvuga ngo sinkeneye umfasha, nzajya mbyiga jyenyine, nzagerageza jyenyine, ndihagije, nzagera aho nzabimenya, sinkeneye umuntu umfasha. No, also stop it. Nta muntu wiga wenyine. Guteze wakwiga gute wenyine? Ninde se uzakubwira ko wabikoze neza? Ninde se uzakubwira ko utabikoze neza? Ninde se uzagukosorera ngo agufashe ati noneho reka ibikora ibi? Ninde se uzakubwira ko wakoze ikosa? Ngo ndihagije, ngo jyewe, ngo ntabwo nkeneye umuntu unyigisha. Guteze kwiga ni uguhozaho. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, avuga ngo kwiga no kugira gute, ni uguhozaho. Yes, kwiga ni uguhozaho. Thank you so much. Kwiga ni uguhozaho. So rero jye numva utagomba kuba ngo urihagije. Ngwino wegera abandi, ngwino bajoyininge, ngwino mujyane hehe? Outside, muri boutique, muri shop, ujye kugura imyenda, umenye uko imyenda yitwa mu kinyarwanda. Iyi ni ipantaro, dufite ipantaro, trousers, dufite umupira, t-shirt, dufite ishati, esheti, dufite shoes, inkweto, dufite ibintu byinshi mu kinyarwanda. Umenye uko byitwa, umenye uko bigira uko byitwa. Yes, ibyo nyine no kumenya ayo mazina yabyo, none ukamenya kubaza ibiciro byabyo, ukamenya kuvugana n'umuntu, ukamenya kumubwira uti oya urampenda, it is very expensive, please can you yes, and beg for some diminution there. Yes, ni kinyarwanda. Oya uri kumpenda, birahenze, gabanya igiciro maze tugure, gabanya igiciro umpe iyi shati. Yes, nuba uri kumwe nanjye cyangwa n'undi muntu uri kuvuga ikinyarwanda akagufasha akakwereka ukuntu bagabanyisha igiciro. Ntabwo umuntu nakubwira ngo ishati ni 100, uhita wishyura 100. Why? Nyine ngo none se ngo ko ntabwo ntamenya kumubwira ngo agabanye ibiciro, ngo nyine ngo reka mwishyure. Jyana n'umuntu uzi kugabanyisha ibiciro, hanyuma wumva uko babigabanya. Nawe ugenda wenyine ngo gute, no, I give you 10,000 only, ndaguha 10,000 gusa. Arafate kandi yarajya guca 30. Sibyo hati? Wivuga ngo ntukeneye gufasha, ntabwo wakwiga wenyine. Ntibinashoboka, ntabwo bishoboka. Practice nibwo twiga dukora.
nibwo twiga. Naho iyo uri se ubu wakwiga imibare udakora exercice, ukicara mu ishuri mwarimu akajya hariya agakora imyitozo ureba ugataha, rwose twizanye ukuri iyo ntibyakunda. Mwarimu akajya ari imbere ku kibaho agasobanura imibare, akajya yandika imibare, wifashe nka gutya nifashe, wagize ugasohoka ugataha, ukamubwira ngo uziga imibare uyimenye. Ntabwo bishoboka. Umva, nubwo wajya uzinduka agatangira uhari, ariko utigeze wandika, utigeze ukora umwitozo, utigeze ukora ntabwo bishoboka. We learn through exercise, learn through practice. Sibyo rata? Nyamara ndavuga ukuri. Ntabwo wakwifasha ngo uvuge ngo uzabyishobora wenyine. Ngwino tuganire, ngwino tuvuge, ngwino tugendane. They are outside. Yes, take me out. And we do practice. Uzataha wize ibintu byinshi cyane umunsi umwe. Uzaba wize ibintu bitabarika. Ubwo noneho ubikoze 1, 2, 3, 4, 5 ujyana n'umuntu outside, mukakora practice mu tuntu runaka dutandukanye hari hanze, muri kumwe ari umunyarwanda muvugana ikinyarwanda. Ubwo hari ukwezi kwasha utavuga ikinyarwanda ahubwo ntibishoboka. Ndakubwiye ngo ukwezi kumwe ni kwinshi warangije kumenya ikinyarwanda kubera practice. Ntabwo wavuga ngo ndihagije. Oya, stop doing it. Turi kumwe? Yes? Okay. Noneho ugasanga undi aravuga ngo simvuga ikinyarwanda neza. Simvuga ikinyarwanda neza se, what do you mean? Ese uzi ko natwe tuba twaravukiye mu kinyarwanda hari amagambo atunanira tukarwana nayo, rimwe ukayivuga nabi. Ambaye nka data ndakubeshya se, kandi turi abanyarwanda. Usimvuga ikinyarwanda neza? What? Nta hantu handitse ngo avuga ikinyarwanda neza. Nta hantu handitse ngo n'ubu utazi kubwira ijambo rireke. Ntaho. Rivuga uko urizi, bagukosore urivuge neza, ariko warivuze uko urizi. Sibyo rata? Nigisha ikinyarwanda mu ishuri, ariko uzasanga abana benshi batazi ibisobanuro by'amagambo. Utamubwira ngo iri jambo rivuga iki ngo arishobore, kandi ni umunyarwanda. Please ni umunyarwanda. Yes. Nzahora mbyibuka nseke. Hari umwana space ndi umuvuga izina, ni umwana w'umunyeshuri. Twize umwandiko w'ikinyarwanda, noneho tugira gusobanura amagambo. Noneho tugera ku ijambo ryitwa umukambwe. Noneho mbaza umwana nti umukambwe ni iki? Bisobanura iki? Umukambwe bisobanura iki? Uko yanshubije. Ntabwo ari ukumuseka kuko ntabyo yari azi, ariko narabimubwiye arabimenya uyu munsi, azi umukambwe icyo ari cyo. Yagiye kunsubiza arambwira ngo umukambwe ngo ni akabwa gatoya. Can you imagine? Akabwa gatoya, akabwana k'imbwa. Urabona imbwa, akana kayo, akabwa gato, ngo ni umukambwe, ni wo mukambwe. Niko yari abizi. Sinari no kumuseka, nambwe oya. Nkatwe abarimu rero twebwe dufite professionalist. Ntabwo waseka umwana ngo avuze ikosa, kuko iyo aba abizi ntaba yaraje kwiga. Iyo umwana akora ikosa nibwo aba agiye kwiga noneho. Ahubwo from there uramushima ukamubwira uti wari usubije neza, ariko sibyo. Reba dore ikiri cyo ngiki. Ubwo yambwira ati umukambwe ni akabwa gatoya. Ndavuga oya, ntabwo umukambwe bivuga akabwa gatoya.
umukambwe bivuga iki? Umusaza. Umukambwe ni umusaza mu kinyarwanda. Ni irindi zina, ni impuzanyito, tubyita impuzanyito. Umusaza mvuze ngo dore umukambwe aratambutse, ni kimwe n'uko navuga ngo dore umusaza aratambutse. Ni amazina yabo. Umusaza, umukambwe. Yes. Umukambwe. Umusaza, umukecuru. Hako ntabwo tujya tuvuga umukecuru w'umukambwe oya. Bikorerwa ku musaza. Umusaza niwe w'umukambwe. Umukambwe ni iki? Ni umusaza. Urumva se bitaramunaniye? Si umwana usiga muri secondary. Umunyarwanda rwose umukuru. Ariko ntabwo azi ibinyarwanda byose, ntabwo azi kuvuga neza amagambo yose, hari ibyo avuga nabi, tukabimukosora, tukamwigisha uko babivuga. Aracyabyiga kandi ni umunyarwanda. Aracyabikora nabi, aracyakora amakosa. Aracyakora amakosa. Kandi n'umwana w'umuki w'umunyarwanda. Niyo mpamvu harimo isomo ry'ikinyarwanda mu mashuri. Ni ukubera iki? Ari aho abana bajya bavuka bakajya kwiga ibindi ariko ntibiga ikinyarwanda. Kavuga ngo ubwo ari umunyarwanda azagira gute? Azamenya ikinyarwanda. Ubwo ari umunyarwanda azakora kuvuga ikinyarwanda. Ariko ntabwo ari byo nujya no kureba mu mashuri. Especially mu private school, reka mbyite mbivuge gutyo. Uzasanga abana isomo ribagora ari ikinyarwanda. Noneho mbikubwira. Isomo ribagora ni ikinyarwanda. Arashaka kuvuga izindi ndimi araziga mu mashuri, yirirwa zivugana n'abana mu mashuri, icyongereza cyane cyane, igifaransa se, igiswahili se. Ariko ikinyarwanda nitukizana tukakimwigisha, azajya kumva ibintu ni ibintu bishyashya. Kubera iki? Ikinyarwanda yiga gitandukanye na twa tundi avuga mu rugo. Mu ishuri ariga ikinyarwanda kiri standard. Kiri standard. Muri Kiswahili turavuga ngo sanifu, kiri sanifu. Yes. Kiri standard. Umwimerere. Noneho grammar amenye ijambo, amenye inkomoko yaryo, amenye inshinga, amenye inkomoko yayo, amenye igisobanuro cyayo, amenye ngo yakoreshejwe aho ivuga ibi, amenye ngo yakoreshejwe aho ivuga ibi, amenye ngo iri jambo rikoreshejwe aho rivuga ibi. Uzasanga ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu 10 mu kinyarwanda. Yes. Ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu bingana 10. Urugero. Nshobora kubwira nti intara. Niba mvuze ngo ijambo intara. Intara, umuntu w'umunyarwanda ushaka kubyumva ukwinshi. Bizaterwa ndashaka kuvuga iki. Niba uzamenye icyo ndi gushaka kuvuga. Uzamenye intara icyo ari cyo. Uzamenye intara bitewe n'icyo nshaka kuvuga. Urugero. U Rwanda, igihugu cyacu gifite intara zingahe? 4 n'umujyi wa Kigali. Intara 4 n'umujyi wa Kigali. Intara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, intara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba. Si intara, iryo si ijambo rimwe ryitwa intara. Intara. Ariko menya ngo hari n'ikindi gisobanuro cy'ijambo intara. Iyo turimo urabona amasaka cyangwa ibishyimbo, beans. Iyo tubifashe tukabishyira, hari igikoresho cyabugenewe baboha kinini kiba gikomeye, ushobora gukoresha ukagosora, ugatoranya neza bya bishyimbo byawe bikavamo imyanda. Kiriya gikoresho wabishyizeho ukabitoranya neza bikavamo imyanda. Kiriya gikoresho kiboshye, kiba kiboshye mu tuntu tw'uduti ariko kirambuye, wagira ngo ni iki? Wagira ngo reka mvuge ngo ni nk'ameza. Ariko nyine ni igikoresho dukoresha. Tugahuha, tukagosora, tugakuramo imyanda. Kiriya gikoresho ko cyitwa intara. Iriya ni intara. Ushobora kubwira umwana ngo nzanira intara ngosora ibishyimbo. Nzanira intara ntoranye bino bishyimbo. Ubwo aragenda azana cya gikoresho, kiri mu nzu, akikuzanire, usukeho ibishyimbo, ukuremo imyanda. Iyo ni intara. Habyumvise? Urumva rero ayo magambo. Umwana n'umubwira ngo sobanura ijambo intara, ashobora kukubwira icyo cyangwa akakubwira kiriya. Wowe nujya kugira ngo wumve ko azi igisobanuro icyo ushaka,
uramusobanura intara bagosoresha ibishyimbo, intara igice cy'igihugu, amenye ibyo ari byo. Niba uzamumusobanurira akamenya intara aho azajya kubikoresha hatandukanye, urumva arimo ariga ikinyarwanda kandi ntabwo bimworoheye. Please ntabwo bimworoheye, biragoye. Ikinyarwanda gifite byinshi n'umunyarwanda wo ukavukire native one agomba kwiga kugira ngo avuge ati nzi ikinyarwanda. Bisaba ishuri. Wenda wowe uratangiye ukavuga ngo simvuga neza ikinyarwanda, utari n'umunative one, urimo ukiga ufite ikindi gihugu wavukiyemo, ngo wowe uri umuhanga, urimo uragerageza cyane. Congratulations. Urumva n'abakavukire barabyiga, barakiga, nkanswe wowe vuga ikinyarwanda. Bivuga ngo sinashobora kuvuga neza ikinyarwanda ngo ikinyarwanda nkivuga nabi. Ukivuga nabi se gute? Vuga ikinyarwanda uko ugishobora. Yes, ko no mu ishuri niyo mpamvu bakiga, bakagiha n'amasaha menshi, amasaha nk'5. Umwarimu yinjira ajya kwigisha ikinyarwanda, agatanga quiz or test, akaba abana batsinda, akaba n'abatsindwa ikinyarwanda, bagashobora gutsinda no gutsindwa. Can you imagine? None ugasanga umwana yatsinze icyongereza neza, yatsinze history neza, yatsinze geography neza, yatsinze mathematics, yatsinze physics, chemistry, biology, Kiswahili, French, yambaye, ariko yagera mu kinyarwanda ugasanga yatsinzwe. Why? Kubera ko ni ukwiga, ni uguhozaho. Kagenda niba afite test ebyiri, afite test wenda y'icyongereza n'ikinyarwanda, akavuga ati bako mfite test ebyiri, icyongereza ikinyarwanda cyo ni icyanjye, ndabizi ndakizi, nakivukiyemo sinabura ibyo nsubiza, reka nigire icyongereza. Kajya akiga icyongereza, agenda agakubita amanota 80%. Akaba yabonyemo 80%. warangiza ukaza ukamukubita kinyarwanda test. Dore rero sasa ngo kiramwemeza, akajya akarwana nacyo, agasoma umwandiko, rimwe na rimwe amagambo yose ntabashe kuyumva, akajya gusubiza ibibazo, akajya akarwana nabyo. Rero ukabona umwana abonye amanota 40%. Si umunyarwanda se ari gukora ikinyarwanda, arimo ariga. Nawe nadashyiraho umuhate ngo amenye kwiga neza ikinyarwanda, ntabwo azakimenya, ntabwo azakimenya. Rero wikwirenganya ngo ntuvuga neza ikinyarwanda, kuko n'abandi baba bagikomeza kukiga kandi uruburo bakajya gute bakakimenya. Yes, iseka icyo kintu utazongera kukivuga. Uvuga neza ikinyarwanda ngo ntabwo wakwiri kukivuga. Urakoze cyane. So reka dukomeze twiyibutsa ibintu tugomba kwirinda byageze mu bintu bigeze muri 15. Twavuze ku bintu byinshi bigera muri 15 ugomba kwirinda, kandi nta nubwo birangiye, zakuzanira n'ibindi, ariko mbere yo gukomeza reka tube tuhagarikiye, ahubwo turebe turimo turabyibuka ibintu tugomba kwirinda. Turimo turabyibuka ibintu tugomba kwirinda, tugiye kubyibutsaho gakeya. Imaze iminota ingana, tugiye kubyibutsaho gakeya. Yes, icyambere kuvuga ngo
sinakwirirwa nigora ngo ndiga ikinyarwanda. Icyo cyo rwose twakiretse kivuga. Ikintu cya sinakwirirwa nigora ngo ndiga ikinyarwanda twakiretse. Si twakiretse? Twamaze kubona ko ikinyarwanda ari ururimi rugira gute rwigika kandi rwiza, rwagufasha nk'umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda, rwagufasha kugera kuri byinshi. Hari amafaranga menshi wasevinga kubera kumenya ururimi rwawe rw'ikinyarwanda. Harimo inyungu nyinshi kumenya ururimi rw'ikinyarwanda niba uri umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda utari umunyarwanda. Hari amafaranga menshi wasevinga kubera kumenya ikinyarwanda. Wajya mu isoko ntiwahendwa, wamenya kugabanya ibiciro ukagura nk'abandi, wumvikana neza na mugenzi wawe muri kugura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hari amafaranga wahemba ujya kuguhahira utakongera gutakaza kuko waba wabasha kubyishoborera. Icyo ni icya kabiri. Hari amafaranga wahemba ujya kugusobanurira, kugufasha guhaha utakongera gutanga igihe wamenye ururimi rwawe rw'ikinyarwanda wowe ubwawe. Yes. Ni byinshi cyane. Kuvuga ngo sinakwigura nigura ururimi rw'ikinyarwanda, oya. Genda wiga ikinyarwanda kandi bizakugirira umumaro munini igihe cyose uzaba uri hehe hano mu Rwanda. Turumvikana? Wenda ni icyo ngicyo nanasorezaho. Irindi uzagenda ubyibuka gake gake, ushobora no gusubira inyuma muri ino video ukayireba. Niba wareba 1, 2, 3 ni uburenganzira bwawe. Ukagenda wiyibutsa iki bya bintu ugomba kwirinda niba ushaka kwiga ikinyarwanda, kuko tumaze kubona ko bigira bishoboka. Izindi ngingo nzazikuzanira ubutaha. Sibyo? Thank you so much. God bless you. I love you.